hari igihe twaganiriye. Yego. Uyu munsi rero twakizanye ngiki. Mu ntanzira y'ubusamo mu kubaka urugo. Yego. Warabibonye ukuntu muri iki gihe abantu bageze igihe cyo gushaka bafite ubwoba. Cyangwa se ugasanga ngo barango ni prank. Nukuvuga ngo hari abantu batajya bemera ko abandi bubatse neza. Niba abo bantu ibyo batwereka atari byo bo bakora. I don't care. Wenda nijoro wa mugani ngo zikarara zishya. Uri kubyumva? Niba zirara zishya mu gitondo zikazima tukabona ibyo tutakwikuba. Urwanjye rugomba kuba ubwo ngubwo rwa mbere. Niba hariho ingo zose zitabanye neza, urwanjye rugomba kuba urwa mbere rubanye neza. Why not? Wajya uza tukakugira inama, tukakubwira uko mu rugo biba bimeze. Uko zubakwa bakunda kubwira niko zubakwa. Gushaka umugore cyangwa umugabo ni nko kugura igitambaro ukajya kudodesha umwambaro. Imana ntiduha imyambaro idoze, iduha igitambaro ukidoderamo umwenda ugukwira kandi ukunda. Icyo twari tugiye gukora rero ni ukwicara noneho tukaganira kuri iki gitabo. Iki gitabo tukicaraho, nababwiye amasaha twakimazeho, amasaha agera muri 6 gutya. Umunsi wose kasi. Turagisoma. Dorcas afite ikarine nzanya amabike n'amakarine. Urasubiza ibisubizo byawe n'ibyanjye mbisubize, noneho tubihurize hamwe tuvuge ngo wowe wasubije gutya, washakaga gusobanura iki? Ugasobanura sasa. Washaka gusobanura iki? Ni iki wumva unyifuzaho? Uri kubyumva? Ahangaha twari turimo turadoda. Yego. Uri kubyumva? Twari turi kudoda umwenda twifuza. Turi kudoda. Ugeraho noneho confirm uvuge ngo koko uno mwenda ndawudoze nyine kandi ndumva mwishimiye. Muraho neza. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abakunzi bacu, abadukurikirana umunsi ku wundi aho muri hose atandukanye. Ndabashimiye cyane ngo Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero kubashimira mbahaye ikaze n'uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbere yuko dutangira reka dushime Imana dufashe. Turagushima Imana nziza, turagushimiye iki gitondo cyiza uduhaye bane natwe. Tugiye kuganira ibyo tuganira bibe by'umumaro ku bari bubyumve n'abazabyumva mu gihe kizaza, kandi urusheho kuduhishurira ibikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Arakoze cyane. Sinari mvuze ngo mbahaye ikaze. Hawe ikaze cyane kuri YouTube channel yacu kandi yanyu. Imana ibaho umugisha kubwo kuza nanone. So kore subscribe as always. Mukore subscribe hanyuma munasharinge ibiganiro biramutse hari icyo byagufashije, byaba ari umugisha ko ubisangiza n'abandi. So uyu munsi ntabwo ndi jyenyine. Ndi kumwe n'inshuti yanjye. Ngeze muri bwibagirwa kunyakira shana igihe cyose maze ntaboneka. Ntabwo nabyibagirwa. Okay. Nguhaye ikaze inshuti yanjye. Imana iguhe umugisha ko uyu munsi watuboneye akanya ukaza kubana natwe, nkuko wabidusezeranyije ko uzajya ubuhari ku bwacu. So Imana rero iguhe umugisha uyu munsi. Asante sana. Ugiye rero no gutukomerezaho unadutangirire udufashe kumenya ni iki kituzanye uyu munsi. Hari igihe twaganiriye. Yego. Hari igihe twaganiriye ndetse tuvuga kuri love story yacu. Noneho nyuma yaho muri iki kiganiro tuza kuvugamo igitabo twasomye cya Antoine Rutayisire. Igitabo cyitwa kubaka urugo rwiza. Icyo gihe ntago twabashije guhita tubibwira neza abari bari kutwumva ngo tubahe
details zacyo ese bakibona gute bagikora hehe ese gikubiyemo ibiki so uyu munsi rero twakizanye ngiki kabisa muri kirebe neza cyitwa kubaka urugo rwiza so nicyo rero tugiye gusa n'abavugaho hanyuma ntago twakivuga cyose gusa ukuntu kigiye kimeze ari nabyo twavugaga uragisoma kikakwigisha ariko hakabamo na exercice so turaza kubibasomera mwumve ibintu kuko twagispendinzaho amasaha menshi cyane turi kukivugaho twebwe mbere y'uko twubaka urugo rwacu so ndumva ari ibyo ngibyo niyo introduction yego nk'uko twabasezeranyije kuba ibintu byadufashije cyangwa se bidufasha iby'umwuka w'Imana twemereye kubaha iki rero ni kimwe muri byo kandi rwose kirafasha pe kirafasha ni cyiza kirimo ubwenge kandi ubwenge bw'Imana kirimo ibintu byiza kabisa umuntu ashobora kwifashisha mu gihe atangiye urugo kandi no mu gihe arurimo ni ukuvuga ngo iki ngiki gikora kuri angle zose gikora ku bintu byose muzahura nacyo mu rugo ku buryo twaricaye turagisoma tukivugaho ku buryo twari dufite umurongo uhamye w'urugo rwacu tugiye kubaka kandi byaradufashije cyane challenge zose twagiye duhura nazo ngo twari twarabivuzeho twari twaramaze kubona umurongo harimo akantu kamwe hano ngiye gusa naho mpita mbabwira kugira ngo bahite babyumva aravuga ngo nta nzira y'ubusamo mu kubaka urugo uri kubyumva nibyo kuko twasanze nta nzira y'ubusamo ntayo ni ukwemera nta kwiyaranja cyangwa uvuge ngo nabonye abandi babikora ngo nanjye noneho nanjye ngo reka bari ko nzabigenza cyangwa imyaka iranyanjanye ngo reka ngo mbikore nabonye ababyeyi banjye bubatse gutya noneho buriya ubwo bubatse neza nanjye nyine bizahita biba automatic cyane n'abavuga ngo iwacu ngo bambwiye ngo nagiye ngo mama wanjye ngo akeneye umukazana cyangwa akeneye umukwe ati reka ngerageze nta gutrayinga biba mu rugo nta gutrayinga no kwicara abitegura nta nzira y'ubusamo kuko nacyo nyine cyica ibintu byinshi cyane bijyanye n'urushako ko abantu babyinjiramo batarabiteguye kuri ubu ngubu nyine abantu benshi basigaye bashaka kubera izo pressure z'imiryango cyangwa se bikanaba nawe pressure y'imyaka se bikaba se just umva nawe ushaka kuba nawe mu bashatse nyine cyangwa se ubonye wenda nk'umuntu w'umukire akavuga ati ngiye kuba umukire kabisa ibyo zose ni impamvu ziri gutera abantu gushaka bakabyinjiramo batarabiteguye noneho njyewe hari story nzi y'umuntu umwe umuntu umwe yari afite undi muntu ariko basa naho bakompeta cyangwa se bahangana nyine bakompeta urabona umuntu mushaka kuba muri kariyeri imwe uri kumva ukaba ushaka undi akaba ashaka kugira ngo akompete n'ibyo wowe ukora tuvuge wenda niba ncuruza hakaba hari undi muryango ducuruzanya nkarangura bijyanye mu bucuruzi washyiramo tunabarangiraho credo nta kibazo nkarangura itara rya sora wenda we atayafite
kugira ngo nkompete nawe agahita agenda akayazana nawe akarangura noneho hari umuntu nzi wabikoze nk'uko nyine nk'uko mbivuze abona umukonkera we yazanye umugore ahita avuga ati nanjye ngombe nza n'umugore kugira ngo nyine agume bari kuri standard imwe cyangwa mujye hejuru akabikora nka competition mu by'ukuri hahita hazamo kuba ugiye gushaka utabiteguye ugiye gushaka umeze nk'umuntu utazi icyo ashaka nyirizina kandi gushaka bitandukanye no gucuruza bitandukanye no gukompeta bitandukanye n'izindi kariyeri zose umuntu ababamo ni ukubaka ubuzima ni ugufata ni urugendo rugeza ku gupfa cyangwa Kristo agarutse ubundi nabwo bikaba hari abantu binjira mu rushako ubona n'ubundi bakuze bariya baba bazi icyo bashaka cyane yego ariko nk'abantu bakiri batoya bo hari n'urwego butarageraho rw'imitekerereze cyangwa se isi itaragukarangamo ukuntu noneho ukagenda nyine ukagenda kubera nyine amaraso nyine ya gisore gutyo ugasanga ubyituyemo nyine gutyo gusa ugasanga ugiye kuruha kabisa ukiri mutoya so reka turebere hamwe ibiri muri iki gitabo nubwo bwose ntawe gifite amapaje ntabwo ari kinini kigoye kugisoma gifite amapaje 68 gusa nubwo kitari kinini cyane ariko nabwo kirimo ibintu ku buryo nk'ijambo rimwe rivuze ibintu byinshi cyane ijambo rimwe ryonyine ryakwandika igitabo so hagiye harimo ukereka ibize nuko wadusomera topics zirimo zigize ayo mapaje hanyuma no kuvuga ngo kuturabye nubwo bwose wenda hari ibyo tutazinjiramo cyane abazabisoma bakabyisomera ariko no kuvuga ngo igifite ingingo zigera kuri 9 noneho akagira n'ahantu yagiye yandika hari ibitabo nyine yifashishije kugira ngo yuzuze neza icyo yashaka kutubwira iri somo rya mbere rero rikavuga ngo kumenya neza abagiye gusezerana rya kabiri intego y'Imana mu kure mu rugo rya gatatu icyaha no gusenyuka k'urugo isomo rya kane gusabana no gukemura amakimbirane isomo rya gatanu imibonano mpuzabitsina isomo rya gatandatu umuryango mugari isomo rya karindwi umutungo w'umuryango isomo rya 8 gushimangira urukundo nyuma yo gushakana isomo rya 9 gukora icyerekezo cy'urugo rwiza twifuza ni izo ngingo yibanzeho kandi zikora kuri kote iyo zose z'urugo nyine ibyo tuzi nyine by'ubuzima bwose bwa buri munsi bikoraho harimo ibijyanye no icungamutungo harimo ibijyanye no gukemura amakimbirane harimo ibijyanye mbese byose abana muzabyara byose birimo so navuga ngo wenda reka nsome dutangira nubwo tutari bugire cyane ariko iri buriro umugambi wo kwandika igitabo wavuye kwitegereza uburyo ingo zigenda zisenyuka no kumva akababaro k'abantu benshi cyane cyane abakiri bato bavuga bati twakora iki ngo twubake urugo rwiza nyuma yo kwitegereza ubukene itorero rifite bwo kugira inyigisho z'ifatiro zo gufasha abitegura gushinga urugo havutse igitekerezo cyo kwandika igitabo nise kubaka urugo rwiza ukiraho nk'uko nyine yabivuze iyo inspiration yamuteye kwandika iki gitabo nk'uko yabivuze warabibonye ukuntu muri iki gihe abantu bageze igihe cyo gushaka bafite ubwoba of course bafite ubwoba nyine icyo kintu yibajije bari kukibaza ari benshi akibaza ati ni gute nashaka nagira urugo nkubaka urugo rwiza ugasanga biramuhangayikishije bimuteye ubwoba ni benshi kabisa ahangaha rero naho bakurizaho babandi bavuga ngo nta rugo rwiza ngo nta zimana zidakomanya amahembe ugasanga nyine niyo mindset bafite cyangwa zo bamwe batangira bavuga ngo abakobwa ngo barashize cyangwa se ugasanga ngo bariya ngo ni pranka ni ukuvuga ngo hari abantu batajya bemera ko abandi bubatse neza ngewe mu kintu cya mbere cyanteye gukunda urushako
ni abantu bakeya abantu bakeya nabonye babanye neza nkabona nabonye amafamiye nk'angahe nk'atanu ariko nkajya mvuga ni vraiment niba kuko icyo abantu baravuga ngo mbi ngo amadivorce n'iki niba binahari ariko nza abantu nanjye bubatse neza so muri abo bantu rero ngomba kuba umwe muri abo ngabo urakumva ikindi niba aba bantu ari na prank ari nabyo nshaka kubwira abantu uri kubyumva niba aba bantu ibyo batwereka atari byo bo bakora I don't care uri kubyumva niba njye na Dorcas ibyo turi kubabwira mutabyemera mukumva ko inyuma ya kamera hari indi reality hari it's okay ufata ibyo kuri kamera nushaka ntunabyemere n'ibyo turi no kuvuga ariko wowe mu mutima wawe uvuga uti njyewe ninjya kubaka nzubaka urugo rwiza njye nicyo navugaga niba hari ibyo batwereka ibindi ntibabitwereke wenda nijoro wa mugani ngo zikarara zishya uri kubyumva niba zirara zishya mu gitondo zikazima tukabona ibyo tutakwiye kubona urwanjye rugomba kuba ubwo ngubwo rwa mbere niba hariho ingo zose zitabanye neza urwanjye rugomba kuba urwa mbere rubanye neza why not birakunda pe bifate gutyo nyine ubifate gutyo nk'ihame uvuge ngo niba Papi Claver na Dorcas ibyo bari kutwereka atari ibyo nyuma yaho bagera aho ngaho zikarara zishya it's okay urwanjye rwo uharanire ko urwawe ruzaba urwambe rutameze nk'urwa Papi Claver na Dorcas baza ku birakunda cyane birakunda gusa ibyo tubahamiriza ni ibyo twebwe twemera kandi bituri ku mutima si na ngombwa wenda ngo babyemere uri kubyumva ko ari uko nguko bimeze kuko ni twebwe tubizi ariko twubatse neza ni nabyo tugiye kubaganiriza so noneho turagenda dufatamo ingingo zigiye zitandukanye utuntu turi ki so kuko urugo ari umugambi w'Imana ngo nahereye ku kambere witegure ko Satani azarwanya urugo rwawe akaruteza ibibazo bityo utangire uzi ko ufite umurimo wo kururinda cyane icyo kintu bayikizi nta n'ikintu cyakuvuna uzi ko ufite umwanzi ukurwanya kandi yabihagurukiye kuko ari umugambi w'Imana Satani afite umurimo wo kugira wo kurwanya urugo abantu benshi aho hantu barahagwa ugasanga barwana intambara ukayishyira ku mupatena wawe ukibaza ko ari we kibazo ukibaza ko ari we mubi ariko umubi si we umubi ni Satani rero ukwiriye kumenya yuko urwana nawe atari uwo muri kumwe ahubwo urwana nawe ni Satani udakunda umugambi w'Imana ku rugo rwawe ikindi Satani iyo agiye gutera ingo yuririra ku kantu gato cyane yuririra ku kantu gato cyane mushobora nko gupfa nk'igikombe ni akantu gato cyane kabisa ku buryo iyo utabaye careful uri kubyumva ngo umenye ko niba habayeho akantu kameze gutyo ugomba nyine kwita uvuga uti nyamara birashoboka ko Satani ashobora kuba agiye kuntegera kuri aka kantu nubwo ari gatoya nubwo katanshimishije ariko I have to be patient so icyo ni icyambere rero kwitegura ko byanze bikunze mwiteguye ko Satani azabarwanya uko byagenda kose kandi arwanya urukundo uko arahiga urugo kandi ntabwo biri muri probability ntabwo uvuga ngo azaturwanya cyangwa ntazaturwanya azabarwanya kumva azabarwanya bateza ibibazo kandi ukwiye gutangira uzi ko ufite umurimo wo kurinda rwa rugo rwawe icyo ni icyambere nta mugabo usa n'undi nta mugore usa n'undi nta rugo rusa n'urundi ujye wigira ku bandi ariko ntuzagerageze kugereranya uwo mwashakanye n'uwashakanye n'uwo muturanye umusaza ufite amagambo akomeye kabisa uri kumva so ahangaha rero ni handi nababwiraga ndetse ibi bintu yanditse n'abandi bose barabikubwira for example njya gushaka hari abagabo benshi akambwira
wajya uza tukakugira inama tukakubwira uko mu rugo biba bimeze uko zubakwa bakunda kubibwira abagore niko zubakwa uri kumva bati uzaze tukugira inama rwose iyo bumvise uri kumva iyo bumvise mu by'ukuri wumva bose bafite versions zitandukanye z'urugo uri kubyumva hari utangira kubwira amahame ye afite uburyo umugore udakwiye kumwizera uburyo hari utuntu ugomba kujya ubika ku ruhande ntamenye uri kumva byose bakabimbwira noneho ngewe nkatekereza uburyo umuntu dukundana nzagira bimwe mbimuhisha ubundi umugabo ngo nugira ngo utubanga ngo wibitiye ngo nugira ngo ukonte ngo biri ku ruhande noneho nkatangira kwibaza rero uburyo nzajya nguhisha arakumva ariko ikintu bose bahuriragaho bose nta n'umwe utarigeze abimbwira ikintu bose bahuriragaho ni uko nta rugo rusa n'urundi ubwo ikintu yabaga ashatse gusobanura yabaga ashatse kuvuga ati ngewe ni gutya na gutya na gutya bimeze ariko ibyanjye maybe ko bidasa n'ibyawe usibye n'ibyo ngibyo hari n'uwakubwiraga ati nta rugo rusa n'urundi ariko kumva we ari nko kukubwira ko ariyo reality uri kumva ni ukuvuga ngo arakubwira ko nta rugo rusa n'urundi ariko agashaka ko wizera neza ukora nk'ibyo akora wizera neza ko ibyo yanyuzemo ari byo nawe uzanyuramo cyangwa se nawe ari byo bizagushyikira so rero ngewe icyo gihe naravugaga nti rero niba nta rugo rusa n'urundi so noneho njye mfite task yuko ngomba kudizayininga noneho urugo ngewe nifuza ndushaka gute uri kumva ese ubwo ngubwo kugenda mfite ibintu ku mutima uri kubyumva nahishe uwo twashakanye nibwo sinzaba mfite amahoro avuga ni ngewe ndashaka amahoro uri kubyumva ndashaka urukundo uri kumva ndashaka kumvikana n'uwo twashakanye ndetse ngiye niteguye ko nzajya muhisha ibintu runaka ubwo ubundi nakwigumiye se ndi umusore uri kumva mucyo rero navugaga ngewe naravuga nti ndagiye ariko ngomba kumekinga shuwa ko urugo rwanjye ni uwo tugiye gushakana twicara tukavuga ngo urugo rwacu turudizayininze gutya ndashima Imana ko byabaye kabisa ndashima Imana ko ukuntu twicaye tubivuga tukabishyira ku murongo ndashimira Imana kabisa ko ariko byagenze Imana ishimwe cyane ko kabisa kugeza kuri ubu ngubu imyaka ntigiye kuba 6 nubwo ntabwo turagera aho tugomba kugera kuko turacyarwana kumva kuko Satani ntabwo yahagaritse kuturwanya turacyahura n'imijugujugu ye ariko icyo tuzi ni uko twubatse ku rutare rwo Kristo Yesu kandi nta kintu cyabasha gusenya umugambi w'Imana. Ikindi niba wibuka hari igiterane nigeze ngutumiramo urakumva ahantu runaka sindi buhavuge noneho uraza uza uri umushyitsi ngewe nari nagiye kuririmba noneho icyo gihe ijambo ntajya nibagirwa ari umuprofeti wari wahaje aravuga ngo ni ukuvuga ngo niba fondasiyo yawe atari Kristo ntuzashake ko nugera mu nzira utabaza Kristo. Wowe urabizi neza ko mu itangira ryawe uri kubyumva mu itangira ryawe ntiwemvolvinzemo Yesu mu matangira yawe noneho ugezemo hagati mu nzira biragucanze utangiye kumutabaza nuko ari umwami w'imbabazi ariko nawe wibaze wubatse inzu uyubatse nta fondasiyo ifite umbwire ngo iyo nzu izamera gute
irasenyuka uko byagenda kose. Rero ibyiza ni uko watangira na Kristo gusa, ni umwami w'imbabazi, ni umwami w'urukundo rwose. Ibyo ngibyo ngewe sinabishidikanyaho. Si byiza ko umutabaza nyuma, ariko araza pe, birakunda ko aza. Nyine araza, ariko burya ibyiza biza bamaze gucanganyikirwa. Iki kandi cyiza urega buriya, niyo mpamvu bavuga ngo habaho tubwira umuntu wakoze icyaha, habaho ingaruka zacyo cyane. Icyo nari mbivugiye ni ukugira ngo umuntu wenda watangiye adatangiranye na Kristo, ntibivuze ko atagomba kumutabaza ngo ni ukubera ko batatangiranye. Kristo ni umunyebambi, ni umunyarukundo, ni umwami w'imbabazi. Uko byagenda kose iyo umutabaje araza, ariko uko biri kose umutabaje ari uko byakugoye kabisa. Rero ibyiza kurusha ibindi, aho kugira ngo bibanze bikugore, tangirana na Kristo. Ngewe rero numva buriya icyiza cyane ari uko watangira umushyizemo. Noneho iyo umaze kumushyiramo, iyo ugeze imbere uramubwira, noneho ye rero inshuti yanjye, uribuka ukuntu twatangiranye, twavuganye ibingibi, dusezerana ibingibi, none tugeze mu nzira birancanze, tubigenze gute? Icyo gihe abahari kabisa, 100% abahari pe. So then akandi kantu nari narebyeho, gushaka umugore cyangwa umugabo ni nko kugura igitambaro ukajya kudodesha umwambaro. Imana ntiduha imyambaro idoze, iduha igitambaro ukidoderamo umwenda ugukwira kandi ukunda. Karakomeye gasubire. Gushaka umugore cyangwa umugabo ni nko kugura igitambaro ukajya kudodesha umwambaro. Imana ntiduha imyambaro idoze, iduha igitambaro wowe ukidoderamo umwenda ugukwira kandi ukunda. ni ukuvuga ngo Imana ntiguha urugo nyine rwubatse rwuzuye rufite bya bintu byose bikenerwa. Iguha umuntu utazi, mutavukana, mutareranywe, mutakuranye, utazi imico ye, utazi ko byagenze. Maze imyaka 20 n'ingahe naga y'ubuzima bwawe bwose aba ahantu hatandukanye naho hanyuma murahuye. Bivuze ngo iki? Aho ngaho yahise avuga ngo wowe widoderamo umwenda ugukwira kandi ukunda. Bivuze ngo wowe wiyubakira urugo wifuza rwiza kandi wishimiramo. Ni amahitamo kweri, ni amahitamo pe, ni amahitamo y'umuntu buriya kubaka urugo rwiza cyane. Inshuti zacu, ni iki twebwe twakoze? Uri kubyumva? Mpuye na Dorcas simuzi. Urumva njyewe ni umuntu wavukiye Rusizi iyo hirya. Mu by'ukuri imico y'iwacu itandukanye n'iy'iwanyu. Uri kumva? Icyo twari tugiye gukora rero ni ukwicara noneho tukaganira, tukavuga ngo mu byo twicaye kuri iki gitabo. Iki gitabo tukicaraho, nababwiye amasaha twakimazeho, amasaha agera muri 6 gutya. Umunsi wose turagisoma. Hano turaza kubabwira n'imyitozo ibirimo, imyitozo ibirimo, navuga ngo ama exercice. Dorcas afite ikarine, nzanye amabike n'amakarine. Urasubiza ibisubizo byawe n'ibyanjye mbisubize, noneho tubihurize hamwe, tuvuge ngo wowe wasubije gutya, washakaga gusobanura iki? Ugasobanura sasa. Washakaga gusobanura iki? Ni iki wumva unyifuzaho? Uri kubyumva? Ahangaha twari turimo turadoda. Yego. Uri kubyumva? Twari turi kudoda umwenda twifuza. Turi kudoda. Ugeraho noneho confirm uvuge ngo koko uno mwenda ndawudoze nyine kandi ndumva mwishimiye. So that's the point. Hanyuma ikindi nari nakivuzeho, nta nzira y'ubusamo iba mu kubaka urugo. Ntayo pe. Inzira dushobora kunyura mu zitandukanye, ariko tugomba kuzinyura. Uri kumva? Ugomba kumenya niki nifuza mu rugo rwanjye. So hano yakotinze umuntu wavuze ngo start with the end in mind. No kuvuga ngo ugomba gutangira, ariko mu bitekerezo byawe uzi end. Uzi
uzi aho ushaka kujya uratangira ariko uzi ni hehe nshaka kujya. So nicyo rero twe twakoze, twaricaye turaganira noneho turavuga ngo dutangiye gutya ariko turashaka kugana ahangaha, turashaka kujya ahangaha. Aho twashaka kujya ni amahoro, dushaka mu rugo, ni umunezero, uri kubyumva. Tuzi ko icyo tugiye gukora, ndavuga ubwo financially, iterambere ry'umuryango, dufite intego imwe. So ibyo byose twari twatangiye tubizi. So noneho iyo ngiyo yari iriburira ni nka introduction. Amasaha yawe menshi menya tuzagaruka kabisa, tuzagaruka kuko ndikumva nafashijwe mu by'ukuri. Igitabo kiradufasha kenshi, tukanezererwa, tukishima, tukagubwa neza, ukumva ufite amahoro, ukumva ufite iki gitabo kabisa ku bantu bubatse ni cyiza pe, ni cyiza rwose. So noneho ni ukuvuga ngo isomo rya mbere ryari kumenya aba bantu bakwiye kumenyana, menya ninde ugiye kubana nande, uri kubyumva. Ahangaha rero niho handi hari ya myitozo rero, uri kubyumva. Tubwire muri make uko umuryango wakuriye muteye, ufite ababyeyi bawe, abo mu vindi mwe, tubwire uburyo mwabanye, andika igisubizo. Urumva nko kubwira ngo we mukobwa tugiye kubana, mbwira banzo nyibwire, mbwira uruwa hehe, wavukiye hehe, wavukanye nande, noneho mwabanye mute, ababyeyi bawe mwabanye gute, ese baratikurana. Bituma nyine umenya umuntu mugiye kubana, ukamenya wenda numva avuze nabi uhita uvuga ati uhita ubihuza, ugenda umenya ngo uyu muntu ndamutwara gute, turabana gute, kugira ngo mufashe kugira umutekano no kuba uwo nifuza kwabawe. Nkuko twabibonye hahandi habanza umwenda ukawudoda nyine uko wifuza, uko wumva wishimiye, mufashe kuba uwo numva. Kuko hari nk'ukuntu mubana, sibyo, kangoye nk'urugero, hari nk'ukuntu mubana wenda njyewe ahantu nakuriye mu muryango wenda urimo umubyeyi, tuvuge wenda n'urugero, ugira igitsure, cyinshi nyine, ukabona agira igitsure cyinshi. Noneho wowe wakuriye ahantu hatanze amahoro, bagukosora ni neza, bakubwira neza, ntuzongere, bakakwigisha. Ariko njyewe akaba byari strict, ntuzongere ako kanya nyine n'inkoni n'iki byose. Wenda wowe barabanza bakanakwereka ikintu ko kimeze ko nari kibi. Noneho urashaka ko nanjye menya ko umuntu iyo akosheje batamubwira igitsure, bamuganiriza, ntabwo mvuze reality, ukamutwara neza, ukamwigisha, ukamwereka nyine mbere ya byose ikosa riri mu kintu akoze. Rero mbere y'uko bihinduka ikibazo cyangwa se icyaha wenda muri uko kuvuga nabi kwanjye, wowe banza umenye ngo ahantu yakuriye niko byagenze. Wenda impamvu abikora nuko ari yabikuriyemo, nibyo yatojwe, niko yarezwe, uri kumva. Noneho njyewe ndashaka ko afata ibingibi byiza. Icyiza rero si ukuhita ubigira ikibazo ngo bite bituma hazamo agatotsi mu rugo rwanyu, ahubwo wowe mwigisha, tangira umwereke, umwigishe, umwereke ibyiza byabyo, hamwe n'Imana ikunda urugo iragufasha akabyumva, nawe kumutwaza gakeya akagenda byumva, bigatuma noneho aba nyine wowe wifuza kwabawe. Of course. Nakuvuga ngo ahangaha ikintu cyo kinarimo, urumva tuvuge niba umbwiye ngo ababyeyi banjye, tuvuge hari n'abantu bajya no kubana batazi niba anabafite bose, urakumva. So ahangaha niho wagakwiye no kubimenya, uri kubyumva. Kavuga ngo noneho bitewe n'uko numvishe ambwiye ubuzima bwe, noneho ese biranyuze cyangwa hari ukundi nshaka kwawe, uri kubyumva. Noneho ugatangira nyine ukadoda, ukavuga ngo reka muhindure, noneho mudevi. Ngewe ndashaka ko tuvuge niba yarabaye ubuzima bukakaye, ngewe noneho ndashaka ngo
modevi noneho tubeho ubu buzima sasa buri soft bwishimye bufite amahoro ariko nanone aho bagira ikibazo hari abavuga ngo ntago wahindura umuntu mukuru ngo ntago wahindura umuntu uko yavutse uko yaremwe uko ari uko yarezwe uko yakuze ntago ushobora kubihindura akenshi nakunze kubyumva ku hantu bari kwigisha wenda nk'umukobwa n'umuhungu bagiye kubana wenda umuhungu bakamubwira ati rero uriya mukobwa ugiye gushaka afite imico n'iyi kandi ni mibi rero ibyiza ni uko wamureka ugashaka udafite imico mibi noneho umuhungu akavuga ati oya nzamuhindura ugasanga wenda agezeyo biranze kumuhindura urugo rubaye ibibazo kandi wenda yabigiyemo bamubwiye ati ngewe nzamuhindura noneho nyine hagahita hazamo icyo kibazo ko bishobora kugorana guhindurana ngewe rero ukuntu nabibonye sibyo ukuntu nabibonye akenshi ikintu gituma byanga nuko uba warasetinzemo ko uwo muntu uzamuhindura kandi hari igihe bidashoboka ko icyo kintu gihinduka ahubwo icyiza ni ukwiga mbere niba umugiye ku bana ubizi neza ko icyo kintu afite kitari cyiza kandi ubizi neza ko agifite ugomba kwicara ugatekereza ese nakwiga nabana nacyo yes nkabana nacyo kandi nkakigira ubuzima nkacyihanganira urugo rugakomeza kugira ngo ejo nimugera mu rugo ukabona aragikoze wenda ushatse kumuhindura ntabwo ahindutse kuko guhindura umwana w'umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye pe ntabwo ari ikintu cyoroshye usibye umwuka w'Imana Imana ikagufasha ikabana nawe ikagufasha kumuhindura kuko Imana yonyine niyo ihindura umuntu rero ugomba kuba wize wowe uti iki kintu kwagikora kikaba atari cyiza nabasha kubana nacyo nkakihanganira nkakigira ubuzima kandi nkakishimira wasanga ari byo ukaba ushobora wenda kugerageza kumuhindura ariko uzi neza ko aramutse atanahindutse mwabana amahoro gusa nabwo icyiza buriya icyiza naje gusanga kurusha ibindi ni uko buri wese ahubwo yemera guhinduka yego kuko nta kintu kidashoboka cyane cyane kuwahindu aho kugira ngo bahinduranye ubugwaneza ukamubwira n'ubugwaneza aho kugira ngo ngushyire mu buzima bwo kwihangana uri kubyumva why not ntahindura ko burya guhinduka byakoroha kurusha kwihanganira ikintu sibyo noneho ibyaba byiza tuvuge niba hari ikintu udakunda yego ni urugendo ariko singushyire muri gahunda yo kwihangana ubuzima bwawe bwose ahubwo ngewe ntangire mbwira umutima wanjye ko ngomba guhinduka ku bwawe niba hari ikintu wowe umbwiye ko kitagushimishije ngewe niga kugihindura ntabwo ushyize kuri gahunda yo kwihangana yego ariko buriya rero bana b'Imana ikintu ngiye kijye kinantangaza nkumva sinabasha no kubikora ngo mbyumve neza umuntu mugiye kubana ubu nyine wamwihitiyemo ko mugomba kubana ukaba wamukunze ubundi urukundo ntekereza ko rwakabaye kuba ruganza ibintu byose urukundo ruganza kamere urukundo ruganza karagiteri urukundo rukwiriye kuganza ikintu icyo ari cyo cyose kibaho rero nta kintu gishobora kungora guhindura kubera urukundo rwanjye nta na kimwe numva nta na kimwe cyananira guhindura kubera urukundo rwanjye kandi birafasha pe urukundo ni ingenzi yes noneho ibintu byose nzi ko twabivuga uyu munsi ni byinshi tuzagaruka ariko ibyo nari ndi gusoma nimbayeho bizi gatoya ndi kureba ibyo uri kuvuga ngo tubwire mu magambo make amashuri wize n'umurimo ukora n'ingaruka nziza cyangwa mbi wumva akazi kawe gashobora kugira mu mibereho n'imibanire yanyu mumaze kubaka urugo atari kabisa handi usanga wenda tuvuge wenda umuntu ni umusirikare ugasanga undi ntazashobora gusaba ibinga kubaho nyine ubuzima bw'ako kazi n'izindi ngero wenda zigiye zitandukanye
ubushuti bwanyu mwamenyanye gute, maze igihe kingana gute muziranye, maze igihe kingana gute mukundana, ibyo byose. Ingero 3 zagukuruye ko wifuza kubana nawe, tubwire n'impamvu wumva zifite agaciro gakomeye kuri wowe. Niba mumaze igihe muri inshuti, tanga nibura ingeso 3 wifuza ko zahinduka. uri kumva ko nyine baba bakagare byagarutse mu ko izo ngeso murakundana, mugiye gusoma kino gitabo mukundana, uko biri kose umuntu mukundana mwaramenyanye, muraziranye. Hari ingeso rero 3 uzi neza ko wenda utishimira wifuza ko zahinduka. Buriya iyo mbere yuko mubana, iyo uzimubwiye ni byiza kuko ko ushaka kumenya koko ko ibyo bintu bishobora guhinduka. Ukabimenya mbere. Noneho amva kandi rero mbese waba warigeze kuzura n'undi muhungu cyangwa umukobwa bikageza aho mwenda kubana bigapfa, ubwo bushuti se uwo mugiye kubana arabuzi, abuvugaho iki? Urukumva ahangaha urumva bifasha abantu akatabo karirisha kabisa, kagufasha kumenyana kabisa, kuko ibaza ariko ubwo ni nkaho yashatse kuvuga amenya aba ex bawe n'uburyo mwabanye, cyangwa se nyine kugira ngo nawe ajye amenya uko ibyo bintu byitwaramo. Ntago waba uri uwa mbere ibintu by'aba ex saba ex gusa harya bwo babivuga, ibintu by'aba ex bisenyeye urugo, bijya bibaho bisenya urugo cyane. Ugasanga kandi binaje atarabimenye mbere, amenye ngo wakundanye na runaka, wicara muri inshuti mugiye kubaka ubuzima bwanyu bwose. Mwakundanye gute, mwapfuye iki, wenda natwe tutazagipfa. Oya n'abatarabaye n'aba ex mukabavuga, abo wagerageje kinagerageje na runaka runaka akora gutya na gutya, mbona ntibiri buvemo, turarekana. Ufite umuntu umupate nawe akumva akamenya ngo ese ni biki nakora njyewe bishobora gutuma tubipfa. ni uruhe ruhare Imana igira mu mibereho yawe n'imibanire yawe n'abandi? Gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bigira umwanya ungana iki mu buzima bwawe? Ngo byose mukabiganiraho kabisa. So hano rero ni ibintu ndabona ari utuntu twinshi. Ukora iki umurimo w'Imana muri iki gihe? Ese uruhare rwawe mu itorero rungana iki? Ugenda gukura ute mu bugingo bwawe? Ko mugiye kubakana mukabana, ni icyo utegereje kuwo mugiye kubana? Ni iyihe shusho ufite y'umugabo ushaka cyangwa umugore ushaka kubana nawe? Tanga ishusho y'urugo wifuza ruzarangwa n'iki? Muzakora iki ngo rubeho? So ni ukuvuga ngo wenda reka tugarukira ahangaha, uri kubyumva, ibindi tuzakomeza. Ariko wenda tukiri ahangaha kugira ngo tunabivugeho. Mu gihe twigaga kuri aka gatabo, icya mbere ibibazo byose twabisubije turi kumwe. Twese twari dufite amakaye, ukicara ugasubiza. Noneho nyuma tukaza kureba ibisubizo twese twagiye dusubiza. Yego. Ikiza muri ibyo byose nuko ibyinshi twasangaga twahuje kabisa. Ugasanga ntabwo biri buguhorane no mu kubyumvikanaho. Ibyo dusanze tutumvikanyeho tukavuga ngo ese ko ubyumva gutya nanjye nkabyumva gutya, ni iki ese ntabwo konvinka gute kugira ngo wumve ibyo njyewe uko mbyumva? Ese dushobora kubiganiraho tugahurizamo hagati twembi. Ese nshobora njyewe kumva ibyawe nkumva niyo ngingo iremereye kandi ifatika. Ubundi ni uko nguko amakimbirane yakabaye kuba akemuka. Mwe gupfa uko umwe abyumva, ngo niba mbyumva ukwanjye nawe ukaba ubyumva uko wawe, bibe noneho ikibazo tubipfe. Ahubwo dushobora kubiganiraho tukabihuriza hagati, nkaba nshobora kumva ko ibyawe ari byo by'ukuri, cyangwa ukaba ushobora kumva ko ibyanjye ari byo by'ukuri, cyangwa se tukabihurizamo hagati tukagira ikintu duhurizaho twembi. So rero twarakifashishije, tuzongera dushaka undi mwanya tugaruke twongere tukavugeho
tuvuge no ku bindi ko ndabizi ko bizabafasha. Aka gatabo kitwa kubaka urugo rwiza, nk'uko nabibabwiye ni aka Rev Rutayisire Antoine. Hanyuma kambarangiraho bagakura kugira ngo mu gihe tutarakabasomera kose ufite amatsiko yo kukarangiza agenda agashaka agasome, nta kibazo, tuzakomeza tukaganireho nabo barakaguze. Aka ngaka rero wagakura i Remera kuri Anglikani. Iyo ugeze kuri Anglikani naje gusanga ntago tukiba kuri Anglikani nyirizina, hari shop y'ibitabo, ariko iyo ugeze kuri Anglikani umusekirite cyangwa se abandi bari aho ngaho bahita bakurangira ahantu hari aka library aho babicuruza, noneho ukagenda ukakagura. Kera nakaguze kari kuri 2, ubu ngubu kageze kuri 5. Ariko buriya bijyana n'ifaranga kuri igenda rigira rihindagurika. So Imana yacu babimugisha, Imana bamugisha cyane. Abantu bose bakurikiye kino kiganiro turabashimiye cyane, murakoze cyane. Ntago aka kantu reka ngavuge gutya, ntago twigisha ingo uko zibana, oya, ntago twebwe dufite ubwo bushobozi, nta nubwo dufite experience yo kubikora, na hanaho twakize ntaki. Icyo dukora twebwe ni ukubasharinga ibidufasha, ahari wenda namwe byabafasha hamwe n'umwuka w'Imana, ni izina rya Yesu. Hatagira ubyumva wenda ngavuga ati abase nabo kandi baje kwigisha ingo. Oya, ntabwo twebwe turabarimu b'ingo, nta nubwo twigisha ingo ku bana, ahubwo twebwe dusharinga ibidufasha. Niba twazanye kino gitabo tukavuga ko cyadufashije, nuko nyine byagenze, mukagenda mukanagisoma namwe kikabafasha. Ngubu iki gitabo ngiye nkibona bwa mbere nagihawe n'umubyeyi na mama Hortense, niwe wakimpaye tugiye twenda gukora ubukwe. Ariko ntago nyine sinari nkizi niwe wakimpaye, nawe nsanga njyewe sinibuka n'umuntu wakimpaye kabisa, nsanga wagikuye hanze. So rero kiradufasha, turavuga ati reka tukibasharinga. Ibyo ari byo byose na Antoine Rutayisire ashobora kuba atanabizi ko tukigira, ashobora kuba atanabizi ko twagisomye, kuko ntabwo twigeze tubiganiraho nawe. Hatagira wenda rugira ngo turi gukora advertisement y'igitabo. Aho abishyira niho bazagenda bakanabisanga. Twe ntabwo tubicuruza. Nuko gusa cyadufashije tugaha tuti ni byiza gusangira n'abantu b'Imana ibyiza bidufasha muri uru rugendo, kugira ngo twese tuzabane mu bwami bw'Imana, twigire mu ijuru kandi turi amahoro. So niba rero hari ikintu cyagufashije cyandike muri comment, hanyuma niba ikiganiro none cyagufashije gisharinge undi muntu wumva nawe gishobora gufasha. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Niba ubwo ngubwo muri comment niho turi buze gusanga, niho turi buze kumenya niba kuko mushaka ko tubikomeza cyangwa se bino bihagije, ubwo tuzabikomeza cyangwa se bibe bihagije, turaza kubisoma muri commentaire zanyu. So Imana rero ibaho umugisha, naho butangira ngo yego. Ndagushimiye ko waje kubana natwe, nzagaruka. Imana iguhe umugisha, ni karibu cyane, aha ni iwanyu urisanga. Urakoze cyane. Ariko request zacu mubyeyi uzikoreho, turi kugusaba abantu b'abatumirwa, hari abantu twifuza ko baza kutuganiriza, ariko ahantu naturyamishije ubyigeho. Turabyiga. Thank you so much. Imana ibahe umugisha, murakoze. Bye. Murakoze cyane.